twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka twicishe bugufi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye kugira ngo twongere kubumbura ibyanditswe byera. Turakwingize kugira ngo imbaraga y'Umwuka Wera ikomeze kubana natwe, kugira ngo tubashe gusobanukirwa kandi tumenye igihe tugezemo, kandi ijambo ryawe uritwereshe kuko ari ukuri. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umutwe w'icyigisho cyacu uravuga ngo intangiriro y'amateka aheruka y'isi. Inshuti bavandimwe, isi yanditse amateka adasanzwe muri iki gihe cyacu cya none. Abantu benshi igihe kimwe mu minsi yashize numvishije amagambo umuyobozi minisitiri w'intebe cyangwa se umuyobozi mukuru w'Ubudage Angela Merkel avuga ati kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira nibwo bwa mbere twongeye guhura n'ikintu kituzahaza kikatugeza kure cyane. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nshuti, mumenye ngo isi yinjiye mu mateka adasanzwe yayo. Bavandimwe rero, nahawe nahanjye kugira ngo tube maso kandi dusenge. Dufite amagambo aboneka mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 avuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Iri somo turaza kurigarukaho mu kanya. Tugikomeza rero nshuti bavandimwe, ubwo twavugaga ngo isi yinjiye mu gihe cy'amateka yayo akomeye cyane, umutwe w'icyigisho cyacu ukaba uvuga ngo intangiriro y'amateka aheruka y'isi. Mu minsi yashize ndetse nta n'iminsi ibiri ishize, ejo nibwo twasomaga twumva yuko igikomangoma Charles bamusanzemo coronavirus ibwami. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara nta muntu n'umwe iri gutinya, abantu bose irabasha kubageraho. Rero niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kwirinda kugira ngo atabasha gufatwa n'iyi ndwara. Turasoma muri Daniyeli igice cya 7 uhereye ku murongo wa 23 hari amagambo avuga ngo maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzaconshomera isi yose buyisiribanje buyimenagure. Iyi nyamaswa ya kane wabonye izaba ubwami bwa kane ku isi. Aha rero iri somo ryifashishije ngira ngo ntaza kugira uwo nkomeretsa, niwumva aho ndibuze kuvuga inyamaswa uze kumenya ko mvuze ubwami, kandi ubwami buyoborwa n'umuntu. Ibyo byo ni ibintu ukwiriye kuba uzi cyane. Turasoma rero mu Byahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Amagambo ndatindaho cyane n'aya ngaya avuga ngo cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ikiyoka nicyo kiri guha imbaraga inyamaswa, cyangwa se ubwami bw'isi buri guhabwa imbaraga n'ikiyoka. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu badakunda gutindaho cyane. Iyo twumvishije iby'iyi nyamaswa tukumva ko ubwami buyobora isi, hari ibintu tutajya dutekerezaho cyane ngo tuzirikane yuko hari ikiyoka cyangwa se Satani ari inyuma y'iyi nyamaswa cyangwa se iyi sisiteme iyoboye isi, ngo abashe kuyiha imbaraga irwanye amategeko y'Imana cyangwa se irwanye abera b'Imana. Iyi ntambara rero ni ikiyoka kiri kuyirwana. Ikiyoka kizahubasha inyamaswa cyangwa se kizahubasha ubwami ubuyobowe n'umuntu. Uwo muntu akaba ari ku ruhembe rw'imbere, hari n'abandi bantu bari muri iyo sisiteme cyangwa se muri iyo nyamaswa, muri ubwo bwami buyoboye isi. Abo bantu bose bazahabwa imbaraga n'ikiyoka. Ntabwo inyamaswa izakora ibintu byose yonyine. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ahubwo ikiyoka kizateza akaga gakomeye cyane kugira ngo gifashe inyamaswa gushyira mu bikorwa gahunda yayo.
igihe ikiyoka kibonye imigambi y'inyamaswa itarimo kwihutishwa cyane, ni ukuvuga ngo ikiyoka gifite ibyo cyagambiriye. Iyo kibonye bitari kwihuta gicira inzira ya nyamaswa. Ni ukuvuga ngo ni muri ubu buryo ikiyoka gishobora kuduteza akaga cyangwa se kiduteje akaga, kikazana coronavirusi ikaza igahungabanya isi. Niba ikiyoka rero kiri kudutera hejuru, ni ukuvuga ngo inyamaswa irahita ishyira gahunda yayo mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo inyamaswa nayo ihora irekereje ibyo ikiyoka gihungabanya kugira ngo ikiyoka kibashe gucira inzira inyamaswa. Ikiyoka ni Satani, inyamaswa ni ubwami cyangwa se ubutegetsi bwa hano kuri iyi si bubangamiye gahunda y'Imana. Muribuka rero mu minsi yashize, inshuti z'Imana, hano ndagira ngo mbasomere amagambo amwe yavuzwe n'umusenateri umwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musenateri bamwita Sylvia Allen. Uyu musenateri ku itariki 26 z'ukwa gatatu muri 2015, ari nayo tariki Papa yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagera mu biro bya Perezida wa Repubulika, akagera mu nteko ishinga amategeko, agatangamo ijambo bitarigeze bibaho. Akaba ari ubwa mbere byari bibayeho mu mateka y'Amerika na Roma, bitarigeze bibaho. Ibyo bigaragaza ngo ubu protestanti cyangwa se abaprotestanti bamaze kurambura ukuboko ngo bihuze nanone n'itorero rya Roma bahoze barwanya. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nahawe nahangiye kugira ngo tukomeze kuba maso. Yavuze aya magambo aravuga ngo bari bari kujya impaka ku byerekeranye no gukoresha intwaro. Noneho abantu benshi rero bashyigikiye ibyo gukoresha intwaro baravuga ati ikibazo si ukuba abantu batunze intwaro, ahubwo ikibazo ni ukuba abantu baramaze guta umurongo. Aravuga ati rero probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church on their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Urging that would never be allowed. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yaravuze ati ahari twari dukwiriye kuba tujya impaka ku itegeko ryabasha gutuma buri munyamerika wese ajya mu rusengero ahisemo ku cyumweru cyangwa se dimanche cyangwa se ku munsi wa mbere, tukareba niba dushobora kongera kugarura gahunda mu buryo, cyangwa se niba dushobora kongera kuvukisha nanone ibyerekeranye na moro cyangwa se ibyerekeranye n'amategeko, ibyerekeranye no kuba abantu bakongera kugaruka ku murongo. Rero ibi byateje impaka cyane mu banyamerika bamwe, cyane cyane ariko abantu barwanya Imana, abateiste cyangwa se batanizera, kuko bo babumva icyo gihe babangamiwe. Ariko uri kumva ko isi iri gushakisha igisubizo icyo ari cyo cyose cyatuma abantu babasha kugaruka mu murongo. Bakavuga bati ahari se dutora itegeko umuntu wese ajya ahatirwa kujya gusenga ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo ni ibintu babajyaho impaka. Umwanzuro rero uzavamo ni uko bizaba ngombwa ko bahatira umuntu wese kujya gusenga cyangwa se kuruhuka ku cyumweru kugira ngo bagarure gahunda y'Imana. Ariko ikibabaje ni uko bayigarura mu buryo butari bwo, kuko amategeko y'Imana ntabwo ahinduka. Amategeko y'Imana aravuga ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane. Hakongeramo n'itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo wibuke kweza umunsi wa mbere ariwo munsi w'icyumweru. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ikiyoka kizi neza yuko isabato itwibutsa Imana umuremyi, kuko Bibiliya iravuga ngo uzaruhuka isabato kuko mu minsi 6 ari Imana yaremyemo ijuru n'isi, ikaruhuka ku munsi wa 7. Ni ukuvuga ngo iyo turuhuka isabato tuba twibutsa Imana umuremyi. Iyo turuhutse rero ku cyumweru tuba twibutsa umuntu wagishyizeho, ari bwo buyobozi bwa Roma. Kandi ubwo buyobozi bwa Roma ariko bwami bwabayeho bukanica Yesu Kristo. Ibyanditswe biratubwira yuko ubwami ari ubutegetsi, kandi tukaba twabonye yuko ikiyoka cyangwa se Satani
ari cyo gihe ububasha kigaha n'intebe ngo inyamaswa yicareho. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo iryo tegeko ry'icyumweru ni iryo Satani nawe yishyiriyeho kugira ngo arwanye gahunda y'Imana yerekeranye n'itegeko ry'isabato. Ni ukuvuga ngo mu mategeko 10 y'Imana Satani nawe yahisemo itegeko rimwe nawe ashyiramo kashe yiwe. Aravuga ati ubwo nanjye abantu bazajya bibuka yuko nanjye mfite ububasha bwo guhindura amategeko y'Imana. Iyo turebye mu byahishuwe, twongere tugaruke ku isomo ryacu, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aha rero uyu mudamu, reka twumve aka kavideo igihe yabivugaga, avuga yuko bashobora gutora itegeko ry'icyumweru. Knives, or you can use whatever. It's the soul that is corrupt, and how we get back to a moral rebirth in this country, I don't know, since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. Aha nk'uko mubibona, Probably we should be debating a bill ari ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 2015, avuga uburyo bashobora gutora itegeko rishobora gutuma buri munyamerika wese abasha gusenga ku cyumweru. Ni ukuvuga uko abishaka, ariko buri muntu wese akaba ategetswe gusenga ku cyumweru. Bavandimwe rero, hano hari amagambo ngiye kubasomera aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje ya 28 ku isubi ya 2. Hari amagambo avuga ngo nta mukristo n'umwe waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, kandi abizeye amagambo ye bose bitaye ku kugenzura ikimenyetso yabasezeranije. Yesu yaravuze ati, ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari musozi ntibazayijyemo. Bavandimwe rero, igihe kirakomeye, igihe turimo ni kirakomeye. Buri muntu wese asabwe gukenyera agakomeza akitegura uburyo isi igiye gutakaza umurongo, kandi tukinjira mu bihe bibi bikomeye cyane bidasanzwe. Impamvu rero ni iyihe nshuti bavandimwe? Uyu munsi wa none hari tekinoloji yadutse bita mass surveillance, cyangwa se kugenzura abantu mu kivunge. Iyi tekinoloji rero cyangwa se iri koranabuhanga, kubera ko rikora ubutasi ku bantu mu kivunge iyo bagenda mu muhanda cyangwa se ahantu baba binjiye hariho hose banyuze, ibi ngibi abantu benshi cyane bashyigikiye uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage benshi, ndetse cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari barakomeje kubirwanya. Iryo tegeko bajya kuritambutsa mu nteko ishinga amategeko, rikabura uburyo ritambuka, abantu benshi ntibarishyigikire. Ariko uyu munsi wa none ibihugu byinshi byari byarabuze uburyo bishyira mu bikorwa iyi gahunda, byabonye urwitwazo. Ahubwo iyi gahunda kugenzura abantu mu ruhame bakoresheje za kamera, ni ukuvuga ngo byatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cya Isiraheli. Mu Bushinwa ho niho babitangiye kubikoresha, ndetse ngira ngo bari babitangiye umwaka ushize, bagenzura abantu mu ruhame bashyira za kamera ahantu henshi cyane mu ruhame. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo izo kamera zikoresha ibyo bita face recognition, cyangwa se kugenzura. Kamera igafata ifoto, ikamenya ishusho yawe, ikayohereza muri base de données centrale, cyangwa se muri database mu gihugu, igihugu kiba gifiteho uburenganzira. Bakagenzura, bakamenya niba umuntu ashobora kuba yatorotse ibitaro, wenda n'urugero arwaye coronavirus. Icyo gihe intabaza irasohoka ikavuga ati, hari umuntu uciye aha n'aho ushobora kuba watorotse ibitaro atarakira. Ni ukuvuga ngo amakuru ya buri muntu uwo ari we wese ubu ngubu agiye kuzajya ashyirwa ahantu abikwe kandi agenzurwe buri mwanya. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nahawe nahanjye, kubera yuko ubu ngubu umudendezo w'abantu urageramiwe rwose. Nshuti bavandimwe, dukomeze gusenga, kandi turi mu gihe kidasanzwe. Bizajya byorohera leta kumenya umuntu
waba ayirwaye. Ni ukuvuga ngo hakoreshejwe ubutasi. Ndetse guverinoma ya Isiraheli yo iravuga iti uku kugenzura abantu mu ruhame dushobora no gukoresha telefone. Batangiye gukoresha telefone, noneho rero hari ikigo cya Isiraheli cyo gifite n'ububasha ndetse bwo kwinjira muri telefone y'umuntu bakakuramo amakuru yabafasha kumenya niba umuntu yaba arwaye coronavirus cyangwa se niba yaba atayirwaye. Ni muri ubwo buryo rero ubona uburyo tuba twandikirana twohererezanya amakuru ibintu nk'ibyo, cyangwa se hari amakuru y'ibanga yababitse muri telefone zacu. Ni ukuvuga ngo ubwo burenganzira bwakuwe, kandi ntabwo ari muri Isiraheli gusa, ahubwo ku isi hose barimo kuvugana uburyo babasha gukoresha ubutasi bakagenzura abantu bose muri rusange. Rero hari umuntu umwe kuri kino kinyamakuru CCN wanditse aravuga ati, besides fueling the populist rights all across the world, coronavirus is a perfect excuse for more surveillance capitalism, merging of thermal scanners and facial recognition, all in order to enhance an even bigger biopolitical control of citizens. Ni ukuvuga iki rero bantu b'Imana? Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi wa noneho babasha kudutunga za sikaneri z'urumuri cyangwa se zidupima ubushyuhe, ndetse bakabasha no gushyiraho za kamera zidufotora mu maso zikohereza ifoto waba uciye ahantu hakatambuka intabaza ati umuntu uyu n'uyanyuze aha n'aha, kuko ya kamera iba ifite connection igenda ikinjira muri systeme igihugu kiba gifiteho ububasha. Ni ukuvuga ngo ikigiye gukurikiraho noneho bishobora kutujyana bikatugeza mu kintu kibi cyane noneho cyo bita biopolitical control of citizens. Iyi bio ni ukuvuga ngo kubyerekeranye n'umubiri w'umuntu, ni ukuvuga ngo politike igendeye no ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ni ukudushyiramo za microchip niba batabashije kutugenzura bakoresheje telefone zacu ngendanwa, cyangwa se ntibabashe kutugenzura bakoresheje iyi artificial intelligence cyangwa se ubwenge karemano bunyuze muri no facial recognition, cyangwa se kugenzura mu maso h'umuntu aciye ahantu kubera za kamera zihari. Niba ibyo byose babikoresheje ntibabashe kutugenzura, ikizakurikiraho ni uko bazahatira buri muntu wese gukoresha izi microchip, cyangwa se bakadushyira utuchip mu mubiri wacu. Akandi ahantu hamwe zatangiye gukoreshwa, hari aho nabibonye mu makampani amwe namwe, kugira ngo winjiremo imbere umukozi aba afite iyo microchip mu gikumwe hagana ku gikumwe cyiwe, noneho yakoza ku rugi hagafunguka. Bavandimwe rero akaba ariyo mpamvu ndetse Ubushinwa uyu munsi wa none bwo burimo kubasha kugabanya imibare y'abantu bari kwandura, cyangwa se buri gufata controle, bwamaze gufata controle y'ukuntu buri kurwanya iyo virusi. Ni ukuvuga ngo bo bari baramaze kwitoza gukoresha ino artificial intelligence cyangwa se ubwenge karemano bwa facial recognition. Ni ukuvuga ngo niba usohotse wari uri mu kato ukanyaruka ukavuga ati reka ngere ku muhanda, aho wajya guhahira hose ku masoko haba hari za kamera. Ni ukuvuga ngo ikamera igufata mu maso, cyangwa se uhaciye wipfutse mu maso nabwo kamera iragufata, yabikuyobewe nabwo igatanga intabaza iti hari umuntu unyuze aha n'aha mu maso he nkaba mpayobewe. Ni ukuvuga ngo polisi zigatangira gukora iperereza. Bavandimwe rero umudendezo wacu ugenze gute? Urageramiwe. Ukaba ugeramiwe atari uko ubutegetsi wenda bushobora kuba bubifitemo uruhare, ahubwo cyaciyo kagiha ububasha inyamaswa akaba aricyo kibifitemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ikiyoka nk'uko twahoze tubivuga, iyo kibonye gahunda y'inyamaswa itihuta cyane gishobora guteza akaga gakomeye cyane kugira ngo kidurumbagatanya ibintu, noneho amategeko yarengeraga abantu aveho abantu kandi bose. Ubu ngubu urebye isi yose iravuga ati rwose birakwiriye yuko abantu bose baguma mu nzu kubera yuko bizadufasha kurwanya ino ndwara. Ariko
ntabwo abenshi barimo kuzirikana impamvu iki kiyoka kizanye iyi virusi, kugira ngo buri muntu wese rwose yumve yuko bidukwiriye kuguma mu nzu kugira ngo babashe kugenzura uburyo ino virusi yanduramo. Ariko tukirengagiza yuko ikiyoka kirimo gucira inzira iyi nyamaswa kugira ngo umudendezo wacu rwose ugende burundu. Nshuti bavandimwe, icyo nshaka kubabwira, nshaka gutindaho cyane nongera nkigarukaho, ni uko mbabwira ngo umudendezo wacu urageramiwe rwose. Ni ukuvuga ngo umudendezo w'ikiremwa muntu ugiye gukurwaho. Nta banga ufite muri telefone ubu uyu munsi wa none, nta tegeko rikigenga kuvuga ngo waba ufite ibanga ubitse muri telefone cyangwa muri computer aho ariho hose. Ubu ni ukuvuga ngo ibiro bishinzwe ubutasi ahantu hose ku isi bifite ububasha bwo kwinjira muri ibyo bintu byawe byose bigendanye n'umudendezo, mu rwego rwo kurengera abantu benshi, cyangwa se mu rwego rw'icyiza twese tugenje gute duhuriyeho. Muvandimwe rero, Imana idufashe tubashe gusobanukirwa n'igihe tugezemo. Amagambo dusorezaho araboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye, igice cya mbere, nanone ku ipaji ya 14 subi ya mbere, hari amagambo avuga ngo uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Bavandimwe, uyu munsi wa none niba utazi cyangwa se ukaba utari kumva neza ikiri kujya mbere uyu munsi wa none, cyangwa se ukaba utumva ubuhanuzi bugendanye n'iki kiyoka ndetse n'inyamaswa uburyo biri gukorana, ni ukuvuga ngo ikiyoka kikaba kiri guteza akaga gakomeye cyane kugira ngo gicire inzira inyamaswa. Niba ibi bintu utarimo kubyumva cyangwa se ukaba utarimo kubiha agaciro, ntabwo rwose ntawakurenganya, kuko atari bwo bwa mbere bibayeho. No mu gihe cya Yesu byabayeho, ubwo Yesu yabwiraga abantu akababwira ati kuko utamenye igihe wagenderewemo. Ahari se birashoboka yuko waba utazi igihe wagenderewemo? Nshuti bavandimwe, iyi si yaragenderewe, iyi si iragenderewe uyu munsi wa none kubw'ibihe bidasanzwe turimo. Icyampa Imana ikadufasha tugasobanukirwa yuko tugenderewe. Uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Mbese bantu b'Imana bihishwa amaso yacu? Oya, ntago bihishwa amaso yacu, kuko rwose twe twarabibwiwe mbere y'igihe. Kubera iki rero? Kubera ko Yesu aravuze ati kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro. Bavandimwe, iminsi iraje nk'uko tubibona, abanzi rwose bashaka kutwubakaho uruzitiro. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none buri muntu wese arazitiwe, buri muntu wese arazitiwe. Urabwirwa ngo guma mu rugo, ni ukuvuga ngo shitani itwubatseho uruzitiro. Bavandimwe, niba mvuga ngo buri muntu wese arazitiwe cyangwa se turazitiwe, ntabwo nshatse gusobanura yuko leta ziri kudukorera ibintu bibi. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo icyo kiyoka, icyo giha ububasha inyamaswa ngo yicareho, giduteje akaga, kitwubakaho uruzitiro, noneho kiratugose kandi kiraturinze, kiturinde mu mazu yacu ndetse amazu yacu y'ibigaragara, nubwo no mu by'umwuka nabyo bifite icyo aho biganisha cyangwa se byerekeza. Kikaba kiturinze cyane impande zose, kandi kikaba kigambiriye kudutsemba. Rero twabigenza dute bantu b'Imana? Nitugira amahirwe iki cyorezo kikagabanuka, izi ngabo z'Abaroma zikabasha gusubirayo nk'uko Yesu yari yabivuze ati ubwo muzabona ingabo z'Abaroma zigose umurwa Yerusalemu, nitugira amahirwe tukabona iki cyorezo kivuyeho, uruzitiro shitani yari adushyizemo, biradusaba kugenza gute? Guhunga. Hunga udapfa nshuti muvandimwe, kuko ibyanditswe biravuga ngo kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemo. Shitani niyongera kugaruka, ubu uyu munsi wa none aratuzitiye, ariko Imana iduhaye ikimenyetso gikomeye cyane. Ku nshuro ya kabiri, ubwo amategeko azaba amaze gukurwaho, isi itagifite umurengezi, abantu b'Imana gusa banditswe mu gitabo cy'ubugingo aribo bonyine bazarokorwa nk'uko tubibona
muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere yuko abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo aribo bazarokorwa. Ahangaha shitani muri icyo gihe noneho ubwo ndetse n'itegeko ry'icyumweru rizajyaho abantu bose bagatirwa gusenga ku cyumweru, Satani azadutsembana n'abana bacu n'imiryango yacu. Ni ukuvuga ngo azaturimbura rwose. Bavandimwe rero, Imana idufashe tumenye ko twagenderewe kugira ngo tube maso kandi dusenge. Akaba ari byo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Reka twicishe bugufi dusenge Imana. Dawe wa twese urakoze kubw'icyubahiro cyawe, twicishije bugufi kandi turakwinginze cyane kugira ngo Data wa twese imbaraga yawe y'Umwuka Wera ikomeze kudusobanurira kandi aya magambo tubashije kumva akomeze kutwigisha, akomeze kutugarukamo kugira ngo Mwami Imana turusheho kugira imyiteguro ishyitse. Kandi turanezerewe cyane kuko tubona ibimenyetso byinshi cyane bitwereka yuko Umwami wacu ari hafi kugaruka ngo tubane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze cyane Data wa twese kuko wenda kudutura imitwaro ngo turuhuke. Mwami Imana yacu rero turakwingize kugira ngo amazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo tubashe kurokoka iyi minsi mibi, kugira ngo nubwo ubugingo bwacu bwahitanwa ariko amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo tuzabasha kuboneka muri cya gitondo cyiza cy'umuzuko. Nibyo nsenze nisengera nsabira n'abantu bose abashije kumva no magambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.